Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda ikaba isaba ababyeyi gushishikariza abana kwitabira iyi gahunda ifitiye igihugu akamaro kandi bikazafasha n'urubyiruko ruzabyitabira mu buzima bw'ejo hazaza. No gukangurira ababyeyi bafite abana barangije amashuri yisumbuye, barangije amashuri y'ubumenyi. Ibibazo byose byibazwaga ku bijyanye n'urugerero byasubijwe, ari abibazaga ngo ese urugerero ruzatangira ryari, ese urugerero kurwitabira bisaba iki, ese byateguwe gute, bizagenda gute, ese mbaye ntarwitabiriye. Icyo nakubwira ni uko kwitabira urugerero ni byiza cyane kuko birabafasha, bifasha abana kurushaho kugira indangagaciro bamenya, bigafasha abana kumenyana hagati yabo, bigafasha abana kugira ngo bagire n'ibikorwa bakorera hamwe. Muraho neza, ikaze ku muyoboro mugari wa Elie Scholars. Nk'ibisanzwe muziko tubagezaho amakuru y'ingenzi harimo internship, job opportunities ndetse na guidance. Haba ari amakuru y'ingenzi mukeneye kumenya yabagirira akamaro mu buzima bwa buri munsi mu buryo butandukanye. Niba uri mushya ukaba ugeze ku rubuga rwacu ari bwo bwa mbere, icyo nagushishikariza ni ukora subscribe kugira ngo udacikanwa na opportunity n'imwe. Ikindi nkakubwira ko wasura video zacu twakoze ziheruka ukarebamo iz'ingenzi zagufasha mu bintu bitandukanye, haba ari ku kazi ndetse scholarship ndetse na guidance ndetse n'ibintu byose uzi bishobora kukugirira akamaro. Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda yatangaje inyandiko nsobanuro mpamvu y'urugerero inkomezabigwi ku nshuro ya kabiri. Komeje gahunda y'urugerero inkomezabigwi ku nshuro ya 12, hari amabwiriza agiye kugenga buri munyeshuri wese ukeneye kwitabira urugerero ku nshuro ya 12 nk'uko rugiye gutangizwa ku itariki 27 z'ukwezi kwa 12 muri uyu mwaka wa 2024. Nk'uko mubibona byatanzwe muri inyandiko yabo cyangwa se muri document. Ku bantu bashaka kuza kubona iyi document iri full, muze kunyandikira muri comment cyangwa se mujye muri description, ndaza gutanga link ku buryo buri wese yawagisesinga ku buryo araza kubyisomera cyangwa se akamenya ibisabwa byose. Hano hari ibintu bijyanye n'intangiriro, ntago tugiye kubinyuramo byose, tugiye kuvuga iby'ingenzi main hano kugira ngo bibafashe gusobanukirwa byihuse. Nkaho mu ntangiriro bari gusobanura uburyo urugerero ari gahunda ya leta ifasha abanyarwanda mu kwikemurira ibibazo binyuze mu buryo mu kubatoza indangagaciro zibaranga ndetse n'imico mbonera itandukanye. So dukomeje hano tukareba n'intego z'iki gikorwa cy'urugerero. Urasoma hano ibintu bitandukanye, urebe gahunda ubu giteye. Hano tugeze kuri gahunda y'urugerero rw'inkomezabigwi ku nshuro ya 12. Iyi gahunda izakorwa mu byiciro bitatu. Hari itorero, urugerero rudaciye ingando n'urugerero ruciye ingando rw'indashyikirwa. Itorero ribanziriza urugerero rudaciye ingando rizakorwa. Iri torero rizitabirwa n'abanyeshuri bose barangije amashuri yisumbuye, rikazabera muri buri karere guhera ku itariki 27 z'ukwezi kwa 12 2024 nk'uko nabibabwiye, kugeza ku wa 30 z'ukwezi kwa 12 2024 kuri site zizaba zatoranyijwe n'akarere. Kuva kuri 27 ndetse na 28 z'ukwezi kwa 12 2024 urubyiruko ruzahurizwa kuri site ku rwego rw'umurenge bahabwa ibiganiro bataha mu miryango yabo. Kuva 29 kugeza ku itariki 30 z'ukwezi kwa 12 2024 urubyiruko ruzahurizwa kuri site ku rwego rw'akarere, ishobora kuba imwe cyangwa nyinshi bitewe n'umubare w'urubyiruko kuri buri karere. Bahabwa ibiganiro bisozwe n'igitaramo cy'imihigo. Urubyiruko ruzacumbikirwa ku wa 29 z'ukwezi kwa 12 batahe ku wa 30 z'ukwezi kwa 12 2024. Kandi buri site yiteguye kwakira urwo rubyiruko, nibura buri site igomba kuba ifite ibi bikurikira: igomba kuba ifite amacumbi y'abatozwa n'abatoza, abahungu n'abakobwa kuri buri site, icyumba mberabyombi tangirwamo ibiganiro, aho gufatira amafunguro, ubwiherero n'ubwogero bihagije, ahatangirwa ubuvuzi bw'ibanze. Gahunda yo gutozwa rero uburyo izakorwamo: mu gutoza hazakoreshwa imitoreze itandukanye irimo ibiganiro, gutarama no guhiga, imyitozo ngororamubiri, byose bikazafasha urubyiruko gusobanukirwa n'amateka yabo ndetse n'icyerekezo cya 2050 cyangwa se 2050. Uruhare rw'urubyiruko mu kuzuza inshingano mboneragihugu no gusigasira ubunyarwanda. Hano hari points cyangwa se ingingo zigeze ku 8 zisobanura ibiganiro bizatangwa mu gihe cy'itorero. Ingingo ya mbere bazavuga ku mateka y'itorero mu Rwanda ndetse n'uruhare rwayo mu kubaka umunyarwanda n'iterambere ry'igihugu. Ingingo ya kabiri bazaganira ku bintu bijyanye n'umuco, indangagaciro, ubuzima bwiza n'imyitwarire bikwiye kuranga urubyiruko hagamijwe kubaka u Rwanda twifuza. Ku ngingo ya gatatu
bazaganira ku bintu bijyanye n'amateka y'isenyuka ry'ubumwe bw'abanyarwanda n'ingaruka byagize ku Rwanda. Ingingo ya 4 bizaba ari ibijyanye n'itegurwa n'ishyirwa mu bikorwa rya Jenoside yakorewe Abatutsi ndetse n'ingaruka zayo. Ku ngingo ya 5 bazarebera hamwe ingengabitekerezo ya Jenoside n'uruhare rw'urubyiruko mu kuyirwanya. Ingingo ya 6 bazarebera hamwe ndi umunyarwanda, icyomoro n'igihango. Ingingo ya 7 bazareba ku bijyanye n'icyerekezo cy'igihugu mu 2050, amahirwe arimo ku rubyiruko n'uruhare rwabo mu kukigeraho. Ibibazo ku ngingo ya 8 ni ukuganira ku bibazo bigaragara mu muryango nyarwanda, ingaruka zabyo ndetse n'uruhare rw'inkomezabigwi mu kubikumira. Gahunda y'urugerero rudaciye ingando rero izakurikizwaho nyuma yo gukora ibi bibanza nk'uko nabibabwiye. Ubwo nyuma y'itorero hazakurikiraho urugerero rudaciye ingando ruzabera mu mirenge yose uko ari 416 mu gihugu. Ruzakorwa uhereye ku wa 13 Mutarama 2025 kugeza ku wa 28 Gashyantare 2025. Ubuyobozi bw'akarere buzakomeza gufasha mu migendekere myiza y'urugerero banareba ko rukorwa nk'uko byateguwe. Urugerero rudaciye ingando ruzibanda ku bikorwa byateguwe n'akarere hagamijwe gukemura ibibazo bibangamiye imibereho myiza n'iterambere by'abaturage. Igihe cy'urugerero rudaciye ingando kandi urubyiruko ruzakomeza gutozwa binyuze mu biganiro, bakazahabwa ibiganiro 6 bikurikira. Mu cyumweru cya mbere, imiyoborere y'u Rwanda nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi nicyo kiganiro kizatangwa. Hanyuma mu cyumweru cya kabiri hazatangwa ikiganiro kivuga ku bijyanye na ndi umunyarwanda, icyomoro n'igihango. Mu cyumweru cya gatatu hazibandwa ku bijyanye n'umuryango, ishingiro ry'uburere bwiza. Mu cyumweru cya 4 hazakorwa ku bijyanye n'ikoranabuhanga mu rubyiruko nk'isoko y'iterambere no kwihutisha serivisi. Mu cyumweru cya 5 hazibandwa ku bijyanye n'ubumenyi ku micungire y'umutungo n'amafaranga. Mu cyumweru cya 6 bazareba ku bintu bijyanye n'imitekerereze n'isesengura biganisha ku byemezo n'amahitamo akwiye, aribyo wakwita mu cyongereza critical thinking, personal responsibilities and positive choices. Hanyuma ku rugerero ruciye ingando rw'indashyikirwa hazaberamo ibikorwa bitandukanye nabyo nk'uko byagiye bisobanurwa muri iyi document. Nyuma y'urugerero rudaciye ingando, buri karere kazatanga urutonde rw'indashyikirwa kugira ngo bazitabire urugerero ruciye ingando ku rwego rw'igihugu. Igihe naho ruzabera hazamenyekanishwa nyuma, kandi hashingiwe no ku mibare y'abanyeshuri benshi batandukanye bitewe n'akarere. Umubare w'abanyeshuri kagiye gafite hatanzwe aho gutangira itorero bizabera hagendewe ku mubare w'urubyiruko rurangije amashuri yisumbuye muri buri karere. Kuri buri ntara, itorero rizatangirwa mu karere gafite umubare munini w'urubyiruko mu buryo bukurikira. Intara y'Amajyaruguru bizatangira ku karere ka Gicumbi, hanyuma mu ntara y'Amajyepfo bibere ku karere ka Huye, mu ntara y'Iburasirazuba bizabera mu karere ka Bugesera, intara y'Uburengerazuba bibere mu karere ka Rubavu, hanyuma ku mujyi wa Kigali bizabera mu karere ka Gasabo, hakaba ari naho urugerero ruzatangirizwa ku rwego rw'igihugu. Hanyuma mu gusoza itorero bizagenda gusoza itorero bizakorwa kuri buri site ryabereyeho nk'uko bizagenda bigenwa n'akarere. Hanyuma mu gutangiza urugerero rudaciye ingando muri buri ntara n'umujyi wa Kigali, urugerero ruzatangizwa na guverineri w'intara cyangwa se umuyobozi w'umujyi wa Kigali, bikorwe mu karere katoranyijwe. Hanyuma mu gusoza urugerero rudaciye ingando muri buri ntara ruzasorezwamo, muri buri ntara sorezwa mu karere kazaba kahize utundi kanahabwa inka y'indashyikirwa. Ku rwego rw'igihugu ruzasorezwa mu karere kahize utundi turere twose mu bikorwa by'urugerero gahabwe n'inka y'ubumanzi. Hanyuma ku bigendanye no gutanga inka, gutanga ingororano, inka y'ubumanzi n'inka z'indashyikirwa bizatangwa na Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu, iyo ariyo yitwa Minubumwe. Hanyuma ku musozo, gahunda yo kwitangira u Rwanda ku rugerero ni umusingi w'ubumwe, ikaba inkingi y'iterambere ryihuse twubaka umuco wo kwigira n'ubudaheranwa mu Banyarwanda. Iyi gahunda izatuma Abanyarwanda cyane cyane abakiri bato bamenya amateka n'umuco by'u Rwanda, batora ishyaka ry'u Rwanda ribaremamo kurukunda, kurwitangira no kwimakaza ubumwe bwarwo. Kwitangira u Rwanda ku rugerero bizakomeza kunganira gahunda za leta zisanzweho zubaka ubumwe, kwimakaza indangagaciro zo gukunda u Rwanda no kunoza umurimo bigezaho Abanyarwanda n'urubyiruko by'umwihariko ku kwigira no kwihesha agaciro.